canira gabura cyane. Okay. Tangiye iyi ngiyi ni Smile TV, aho muri kumwe na Eagle. Abenshi bazi kuri Eagle Lashes, ariko ubu ngubu twaje ku kiganiro kujya twiganirira tuvuga ku dukuru tumwe n'utundi, aho rero ndi kumwe n'inshuti zanjye harimo My name is Leia, akabamo na Holly, the bad man himself, bad guy. Uyu munsi rero twumvishe twabagezaho udukuru tujyanye n'abahungu n'abakobwa. Muri iyi minsi hariho ikintu kijyanye n'ubusikamu mu bahungu cyangwa abakobwa, bakabeshyanya mu nkundo, ugasanga umwe baramubeshya ku byo ashaka gukuramo depression ya hatari kabisa, ku buryo usanga rimwe umukobwa hari n'ibintu umubwira akaba yagutera utwatsi bitewe n'uwamuhemukiye. Siko bimeze cyane, bibaho cyane, ugasanga mbere hari umuntu utekereza wigeze kubaho ababaye kubera wowe. Sinabibara Ntabwo yawe ntawe. Ntabwo nose watangiye gukunda amajyana. Nika nko mu wa mbere segonderi. Ntabwo kera afite uburambe, ahubwo afite uburambe. Oya nta burambe, ahubwo maze njye nari naratinze. Ariko byaguteye depression gukunda mu kintu. Kuko yakoramo unase gukunda mukiri muto bishobora gutera depression. Yego. Gute? Mbwira nka depression ushobora gukuramo ugiye mu byo utazi. Kandi uwo mwakundanye yarakubutanye. Yarandukanye. Yakurusha imyaka nk'ine. Wa mu wa mbere segonderi uyu neshye yari afite nk'imyaka nka 12. Shawapi pe? Cyugwe. Uyu wamugize akabibe cyane. Ariko gusikana nabonye kwa bakobwa. Kantu kamwe gusa. Nta mukobwa ujya yemera kuba umwana. Igihe cyose abakobwa ku myaka ya 12 bakubwira bayumva. Noneho nibyo bita no mutega amajya. Azizingo bigiye kuti n'icyo ariko bagahita bakubwira ni my guy nzino. Itaba ari kintu abahungu nyine rimwe. Ariko rero ndumva aho ngaho atakuramo depression kuko aba yahuye n'umuntu umuruta, abagiye kukwigisha ibyo utaruzi. Ibyo utaruzi ariko akagukoresha n'ibyo utaruzi kandi udafitiye ubwenge n'ubushobozi. Urugero ashobora kugukoresha tuvuge utaruzi ariko ukaba wakura. Ese ku myaka yari yangeranyije ntabwo ari 22. Bisa cyari niba ari yongeye birimo kandi bivuga yuko ashobora kuba muri icyo gihe akibitangira hatanaciyemo ukwezi bikaba. Yego. Abakobwa Reya umuntu yaragufatira, ahubwo uwo muntu turamuhamagariza rimwe tugomba kumuzana akabisobanura. Icyo bundi iri Burayi umuntu ashobora kuguhemukira ufite imyaka 10 ukazamurega ufite imyaka 50 bakamufunga. Ese ibimenyetso wabikura he? Ibimenyetso ntabwo habibo nyine hariho abantu babika n'ibimenyetso. None se ngiye kuba uriya nka uyu muhanzi wo muri Amerika ntuze ufunze, cyangwa yaba na ba PDD yaba na barana na niyo nanjye wone no arakeri bose barimo barazira ibyaha bakoze baragenda bazira ibyaha n'ibyaha bakoze bakiri batoya. Sibyo rero nawe nguwo kandi mwana none umukobwa ukuntu washaka kuzura umukobwa we in case yatekereje kuzura ya case yiwe birumvikana ko buri akobwa turusha akantu kamwe kandi kagenda kakagerayo irira aragenda yarize ubwo nyine mbere yo gusobanura babona kuri mukuri irira nyine umukobwa ahita bigaragara ararenganye. Aho twe abagabo rero turihagarara ugasanga mushaka kuba umugabo ukabigigira ugaharanira icyubahiro cyawe ukariragwa mu nda, ariko wowe aho kugira ngo yasohore yamarira nawe ugaragazwe nk'inzirakarengane
ahubwo wowe ukayamira ajya mu nda nyine bikarangira urenganiye mu bintu by'amafuta utanaguze. Ni nayo mpamvu ubu ngubu abagore basigaye bagendera kuri icyo kintu kubera ijambo bakaba ashobora guhemukira n'umugabo, sibyo? Noneho ikibazo cyamara gukomera leta zabizamo umugore agahita ari ugasanga wa mugabo niwe bagiye gufunga. Ariko uremera yuko mu minsi iri imbere cyangwa mu myaka iri imbere hari abagabo tuzajya dufata inshingano zo kwibera imbwa kugira ngo tutarengana. bikabaho ubu byaratangiye hari igihe uzajya ureba ukahataho kugira ngo ngishe n'imyaka veni byerekana ibere munamoke ndire urumva nikunuge hasi. noneho rero yaranambwiye ngo yasanze kuba imbwa ari byiza. urumva karakara akajyoke ariko ntabwo wabindenganyiriza amagengo nk'umugabo. cyo kandi mu byita imikino kwibera imbwa ku kintu kijyanye n'umugore ushobora kwisanga isheni ahubwo ibyiza wiberayo akibera indoge. kandi buriya guca bugufi ni byiza mani. guca bugufi hari ikiraro byakutambutsaho kuruta kwigira nyine watangiza n'amarere. iyi si turimo birasaba guca bugufi yawe kurusha ubushobozi ukababera imbwa ukemera nyine ukayoborwa, ariko nyine nawe ntuzayoborwe ngo bayobore n'ibitekerezo byawe. wowe urayoborwa ukaba uzi muri iyo miyoborere urimo icyo uzakuramo. Ese buriya ni ukubera iki muri kino gihe abakobwa batakirimo gukunda abasore bari mu rungano? Dose ukumva uramugera bakikundira nk'abasaza. Ni ukuvuga muri iyi minsi abahungu bari muri depression y'uko n'abababwiye ngo barabakunda buri munsi bafatirwa muri kesi abasheri babo b'abakobwa bari kubaca inyuma kandi bakabaca inyuma mu bantu batari no mu rungano. Ese wenda tutagiye kure muri icyo kiganiro tutagiye kure ntabwo ubyumva ibyo muzehe yahariye ntabimu ubu ngubu none se ngiye kubaza ubu noneho ni ukuvuga ngo igisubizo kiri mu bakobwa muri bashiki bacu ubwabo bazabirwanira ishyaka kugira ngo abahungu tubashe kubona ijambo ryo kwatura. ahubwo mwebwe muzarwana ishyaka kugira ngo mubashe gutera. yarabuze tereta umukobwa ni amafaranga kandi yarabuze. muzehe wafite amafaranga yabitse yakoreye kuva kera ntigishoboka. ubu rero kubona amafaranga ni icyuya. muzehe araguhereza ikarita akakubwira ati umukobwa wanjye aho ushaka icyo ushaka cyose kandi umwaka umwe ntabwo ugikuraho miliyoni umunsi ukuraho na 5 ariko bakiyagura tugenda ugakuraho ahantu hose ubu bahenze ubu ujyayo n'isakoshi ihenze urayigura ukabona amafaranga ntashiraho. none ubwo rero abahungu bakiri batoya cyangwa abasore bafite ikibazo. niyo mpamvu rero ntabwo ikibazo gifite abasore, ikibazo gifite abakobwa. urukundo ntabwo ari amafaranga. urukundo niba ruza mu mafaranga ni bizinesi. mu gihe nzajya ngenda nkore nimara kubona amafaranga nzi nkwishyure mubyeyi w'umukobwa ubwenge njye njyanye igicuruzwa cyanjye. ariko kandi umuntu wanaguze burya nta rukundo ruba njyewe niba uje unshakaho amafaranga tuvuge wenda nta kuboko mfite sibyo bikundira umujama wateruye mu ruzingo wumva bikundira umuji w'igikara ndi inzobe ariko kubera ko mfite amafaranga ya tayipu yawe urayirengagiza unsange ngifite amafaranga. ntabwo njyewe mpuzanye kubw'urukundo ariko wuje kubw'amafaranga. umugabo aragukunze we mukobwa uje kubw'amafaranga. ni nayo mpamvu nanashira cyangwa se nimba ntakirekura nk'uko nayerekuraga aricyo kintu rero gihari abasore kubera bamaze kubona ko abakobwa babashakaho amafaranga. abahungu nabo basigaye bakora ikintu bita scam ku bakobwa ku buryo amubeshya akamuprofita muri iyo minsi amushukisha bya bintu umukobwa akaza kwisanga mu mutego wa muhungu kumbe yakunze umuhungu udafite n'ayo mafaranga habe na gato ugasanga wakunze umuntu rega akamubwira urumva ubungubu aho tugeze dusigaye tuzi gusoma abantu cyane cyane abakobwa noneho ni abantu basigaye bagaragaza icyo yifuza mu maso umurebye si ngombwa ngo avuge ngo asabe. turabizi ko kuri moni imbere y'umukobwa noneho reka mubwire muri iyi Kigali
kesi uri umucamu ufite agakebo kawe akugamishwa nyine hamwe akavura kazagwa ukaba uri kukavingira niyo ibati atitaye niyo yagenda ita imyotsi imeze gipfa ufite kebo Imana icyo gihe murakomezanya urumva kandi noneho kubera ko natwe twamaze kubona ko bashwa n'ibyo babona natwe tubigenderaho tukaza mu ishusho yabyo tutabifite akisanga yaguye mu mutego yasho yabyo kandi bidahari ari naho nyuma haza kuvamo za ngaruka za depresiyo ubona ababebi ari nayo mpamvu nyine ari guhita bihuza ahita ava umugore kandi bose ari abagabo niyo mpamvu yicarira agabura yicarira agabura cyane